Hari amazina abantu bavuka bafite akabafungura imiryango y'ubuzima bwabo bwose. Hari n'andi mazina aba aremereye ku buryo ashobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Ariko se byagenda bite uramutse uvutse ufite izina rizwi cyane ku isi yose? Ese wabasha kubaka amateka yawe bwite? Cyangwa ubuzima bwawe bwose wabwubakira mu gicucucucu cy'izina ryakubanjirije? Uyu munsi tugiye kuvuga ku buzima bwa Kigenza Kagame, umwana wa Perezida Kagame wa gatatu. Iyo izina Kagame rivuzwe, benshi bahita batekereza ku mateka y'u Rwanda, urugendo rwo kongera kubaka igihugu n'ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame. Ariko nyuma y'ayo mateka hari urubyiruko rugomba kwiyubaka ndetse rukubaka n'inzira yarwo. Major Kigenza Kagame yavutse tariki ya 18 Gashyantare mu mwaka w'1996. Yakuriye muri uyu muryango wa Perezida Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame Nyiramongi. Ariko kuba yaravukiye ndetse agakura no muri uwo muryango ntibyigeze bifatwa nk'ikintu cyamukuye inshingano zo gukora cyane. Abamuzi akiri muto bavuga ko yari umwana utuje cyane, adakunda urusaku kandi adashaka kugaragara cyane mu itangazamakuru cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Yakundaga kubanza kumva ndetse no kwitegereza mbere yo gufata ibyemezo. Iyo mico yakomeje kumuranga ndetse kugera abaye umugabo. Amashuri yabanza yayatangiriye muri Green Hills Academy i Kigali, nyuma yakomereza muri Deanfield Academy muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba kure y'igihugu cye cyamubyaye byatumye ahura n'imico itandukanye ndetse n'abantu bagiye batandukanye ku isi hose. Ibyo bikaba byaramufashije cyane mu kwagura ubwonko ndetse n'ubumenyi bugiye bitandukanye ku mico y'abantu bagiye batandukanye hirya no hino ku isi. Nyuma y'uko arangije amashuri yisumbuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yinjiye muri kaminuza ya Williams College, imwe muri za kaminuza zizwi cyane muri Amerika. Yagaragaye muri siporo ya track and field, cyane cyane mu gusimbuka urukiramende ndetse akanakina umupira w'amaguru. Abari bamuzi bavuga ko yari umuntu ushobora kuyobora bagenzi be atavuze amagambo menshi, ahubwo abinyujije mu myitwarire myiza kuburyo n'abandi bantu babera urugero. Mu mwaka wa 2021 yafashe icyemezo cyahinduye ubuzima bwe, yinjira muri Royal Military Academy Sandhurst mu Bwongereza, ishuri rya gisirikare rizwi cyane ku isi yose. Muri ishuri rya gisirikare ni ahantu hazwi cyane mu gutoza abayobozi bafite discipline, ubushobozi bwo gufata ibyemezo ndetse no gukorera igihugu. Tariki ya 22 Kanama mu mwaka wa 2022 ahabwa ipeti rya Second Lieutenant. Nyuma yaho yinjiye mu ngabo z'u Rwanda atanga inshingano za gisirikare. Kuva icyo gihe akinjira mu ngabo ya gisirikare, ubuzima bwe bwabaye bwihariye kurushaho. Ntiyakunze kugaragaza mu itangazamakuru cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Ibintu byatumye abantu benshi barushaho kugira amatsiko kuri we ndetse no ku buzima bwe bwite. Abamuzi bavuga ko akomeje gukunda siporo ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri. Hari kandi n'abavuga ko akunda gusoma ibitabo byerekeye amateka ndetse n'ubuyobozi, ndetse agakunda gufotora, kwandika ibitekerezo bye ndetse n'ibindi. Ibyo byose ni amakuru akunze kuvugwa n'abamukurikirana hafi, ariko mu by'ukuri ntabwo byigeze bigenzurwa ku mugaragaro. Ku mbuga nkoranyambaga amafoto yakunze gusangizwa n'abafana cyangwa se abamukunda. Bamwe bamushimira imyitwarire ye ibamo gutuza cyane ndetse no kudakunda kugaragara mu itangazamakuru, ahubwo akareka ibikorwa bye bigakomeza bikivugira.